461 magana ane na mirongo itatu na rimwe ngo umurimo ni uwawe mwami Yesu Kristo, umurimo turimo, umurimo ni uwawe mwami Yesu Kristo, umurimo turimo, kandi kubera ko ari uwawe, ari umurimo wawe, ntabwo uzarigita, ntabwo uzashonga.
Loué et remercié soit le Seigneur pour cette occasion. mwami ashimwe ahimbazwe kubw'aka kanya twongeye kugira ko kuba turi hano ngo twumve ijambo ryayo. Peut-être ntabwo nzi niba encore le cœur rempli. Je vois ici hari pas mal en ce moment. bene data hano uhari Très petit, y'umutima mais il est ici. ucyuzuye. Je vais seulement lire quelques écritures. yego ari hano. Si ndashaka gusoma ibyanditswe bimwe, aura une pensée bien ariko niba la Belgique, hari igitekerezo ufite cyangwa umwe muri bene data bo mu Bubiligi, niba hari icyo ushaka kuvuga, vous êtes la bienvenue. rwose muhawe ikaze. hagati aho J'ai la nouvelle triste à remettre. hari inkuru Le frère Pierre Zich, ibabaje nshaka donc, est décédé. kubabwira. bene data Trish yatashye mu rugo kubera ko yapfuye. Quelqu'un buri gihe iyo twumvise ko hari umuntu wapfuye, ibyo rwose bidukora ku mutima, savons que kandi tuzi yuko igihe cya buri umwe wese kizagera. rien sur terre nta kintu na kimwe ku isi est sûr que c'est rwose dans laquelle nous devrions quitter. kiriho cyizewe neza ko kiriho nka cya gihe Il y a des jeunes cyacu cyo kuva muri iyi si bataha. qui sont jeunes, oui, wenda hari abakiri bato, plus jeunes, donc adolescents, wenda se hari abato cyane pas capables encore à cet âge bakiri abasore n'inkumi, ariko bakaba batarageze iki gihe, de penser à cela. bataragera ubwo batekereza kuri ibyo, ko iyo umuntu amaze gukura rwose icyo kintu umuntu agitekerezaho. wibaza ikibazo ngo mbese bizaba bimeze gute hakurya. Elle aura lieu là-bas, ntabwo nshaka kuvuga ubwiza buzaba buhari, dans quel ariko se quand nous apparaîtrons devant le icyo Seigneur. mbaza, mbese tuba tumeze dute nidutunguka imbere y'umwami tugeraho? icyo ni cyo kibazo. Qui a déjà plusieurs années, kandi umuntu wese lui, sur ce chemin de pèlerin, il ufite umaze urugendo rurerure s'examinera lui-même. muri iyi nzira nk'umugenzi, buri gihe yibaza ikibazo. Place là. aho ngaho ntabwo umuntu agira ibyo yiyiringiraho we ubwe, ntabwo bibaho, ahubwo umuntu yisubiramo imbere ukabitekerezaho, ukibaza ikibazo uti mbese imbere yanjye, imbere y'Imana, C'est la grande ngewe imbere y'Imana mbese nzahagarara gute? iki cyo kibazo gikomeye. kuri ibyo rero ni uko twese abamaze gukura, twe turi gusaza, revenir à l'âge de 17-18 ans. twifuje kugaruka ku myaka 17-18, nibyo koko Car buri 50 umwe ans ou wese, bien plus de 50 ans, peut-être Kuko- moins de 50 ans, non, mais tous ceux qui ont 50 ans, wenda se hari munsi ya 50 siko bimeze cyane, ariko abari ufite ils imyaka vont 50 sûrement kuzamura avoir hejuru parfois rwose, pensé, hari ubwo si batekereza ce bibaza serait bien bati si on pouvait encore rwose recommencer byaba byiza revenir à l'âge de usubiye 17 ans, inyuma de 18 ans. akongera agatangira afite imyaka Ce serait bien. 17 18. Et vous savez, byaba byiza. murabizi nous avons yuko cette pensée, dufite iki gitekerezo, cela, d'avoir cette pensée, ça a une signification particulière. kugira icyo gitekerezo ubwabyo Nous sommes bifite ikintu kinini déterminés une bimaze. fois à revenir dans notre jeunesse et à rester jeunes. twumva rwose Dans toute l'éternité. tumaramaje kongera gusubira mu buto bwacu Quelque part, by'iteka ryose. il y a ces derniers temps, Iteka. dans une prédication de frère Branham, muri je iki l'ai gihe lu, gishize rwose nabisomye dans mu une kibwiriza prédication cy'umuhanuzi voulais Branham, pas en mu kibwiriza parler, cy'icyongereza, ntabwo alors que nashakaga j'avais fait mon expérience kuvugaho du 1er janvier 1981. igihe nagiraga quand je l'ai rencontré, quand je umwitozo l'ai wanjye wa raconté, mbere muri 81. j'ai pas voulu dire que j'avais vu. Bon, Non, j'avais non, parlé que j'avais vu tous autour de moi, ils étaient tous jeunes. nari nababwiye ko rwose nabonye abantu bose chevelure. banzengurutse C'était ari une bato, chose avec la chevelure. Avec les bafite cheveux, ça, imisatsi, abakobwa bafite imisatsi Vous pouvez miremire, le voir. Nashobora La kubibona même couleur de hose. cheveux qu'on a ici. bafite On l'a- rya bara ry'umusatsi bafite hano l'avait ku là-bas. isi, Et je y'amabara l'ai vu yose une prédication de niko Branham, bari bafite Branham, hakurya. nuko alors qu'il était dans la gloire, il Mwinza a dit Branham que tous nawe yavuze était ubwo yari mu habillé en bwiza, yavuze ko mais que chacun bose avait bari la bambaye couleur de sa chevelure. ibyera, imyenda Et imyambaro j'ai yera, ariko commencé buri à wese pleurer. imisatsi ye J'ai dit, mais ifite Seigneur, amabara j'ai pas nk'ayo yari afite ku osé isi. dire
nararize ndi kubisoma navuze nti mwami ntabwo natinyutse kuvuga ibyo nabonye hakurya none hano ndabyumva byumviye mu kanwa k'umugaragu wawe uko niko bizaba bimeze twese tuzaba turi abasore turi bato kandi buri umwe wese azamenya mugenzi we buri wese azamenya undi ntabwo ari nko mu gicu ahubwo uko dufite imibiri iri gutya niko tuba tumeze 100%. buri umwe wese akorwaho aramenyeka mbega ibintu bihebuje ntabwo ari icyifuzo gusa cyo kugaruka mu buto bwawe kongera ugatangira gusa sibyo gusa ahubwo ibyo tuzabihabwa n'Imana tuzongera tube bato tugirwe bato ntabwo uzatangira kuba muto ngo hanyuma bizarangire oya uzaguma uri muto ndetse uri kumwe n'Imana iteka ryose na mushiki wacu wasigaye uwo mugabo we yapfuye rwose turababarana nawe tumva icyo ari cyo ntabwo turamenya ntabwo twabatangariza igihe gushyingura kuzaba ko tutari twabimenya ariko ngiye ko wenda byaba kuwa gatatu hakare kuko nyuma yaho nyuma ya sasa nzahita njya i Bombe niho rwose nzafite gahunda ndende mu Buhinde hose kugera hepfo majyepfo mva mu majyaruguru mu majyepfo nzambukira igihugu cyose niyo mpamvu mbasaba nanone ngo mwongere munyibuke mu masengesho ntabwo nzi niba rwose natangira gutangaza urugendo rutaha rwo muri Isirayeli kuko buri uko umwaka uri kurangira ntekereza kuri Isirayeli ndetse n'inshuti zanjye ziba zifuza kujyayo rero igitekerezo cyawe uko twagenda kuva ku itariki 7 tukamaraho nk'ibyumweru nka 2 wenda kugera nka tariki 18 gutyo donc l'année qui arrive nous irons en Israël nous avons annoncé tuzajya muri Isirayeli tuzabitangaza niba ari bene bashiki bacu bashaka kuza rwose bizaba mu kwa gatanu ni tariki 17 ya kuri 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1944 narabyanditse ariko nzongera mbyandike atari uko hari abo mpanganye nabo ahubwo mbikora kubera ikiganiro mfite imbere y'Imana vuga ni umwaka wa 1984 nawe uzahita nk'uko wa 1983 waje ukaba uri guhita rwose nta kintu na kimwe de tout ce que les hommes ont annoncé iyo myaka izahita nta kintu na kimwe gisohoye mu byo abantu bavuze kandi ibyo rwose nzabivuga neza byanditse kugira ngo aya magambo aba ariyo agaragara ko ari ukuri yuko nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe mwene data wo muri Pologne wari mu mateni twe twagize tugendereye noneho bacyaha ibyo bene data bandi bavugaga ariko baratangira bati ngo ariko ntawe uzi umunsi n'igihe ariko bakomeza mu byo bavugaga ngo ariko noneho ibijyanye n'umwaka n'ukwezi byo twabimenya kuko ibyo nabyo ni ubupfapfa rwose umuntu wese yakumva ko ibyo ari ubupfapfa mu murongo umwe haranditsemo ngo ntawuzi umunsi cyangwa igihe undi murongo umwami akavuga ati si ahanyu si ibyanyu kumenya igihe cyangwa umunsi data yishyiriyeho ku bw'ubutware bwe byakozwe n'umwarimwe 7 nuko bene data bagatangira kuvuga ati ngo ibyo ntabwo turanabisoma ariko nyamara byanditswe muri Bibiliya ushobora gufata umurongo nk'uko ugatangira kugenderaho kugeza igihe byose bisohore
aho Sur kugira notre ngo umuntu même afate sur le verset 20, et disait, imirongo yose muri il est bibiliya écrit, ivuga ikintu nubwo umurongo wa 20 alors le Seigneur handitsemo vint ngo haranditse ngo et lui a dit, nuko oui, mais umwami il araza est aussi aramubwira écrit, il est encore écrit. Et avec araza la nanone kuvuga parole ati ngo de nanone Dieu, haranditse nanone il a haranditse répondu à toutes les questions. nuko Et je akoresheje ijambo ry'Imana yasubije que ibibazo byose Le Seigneur renferme les sages dans leur kandi intelligence ribwira ko et umwami les laisse comme des insensés. afungirana abanyabwenge mu bwenge bwabo akabareka bakamera nk'abapfapfa, ariko abagaragara muri iki gihe nk'aho ari abapfapfa nibo rwose Quand le temps viendra, wenda se hari igihe ni cyiza nibo bazagaragara ko ari abanyabwenge. Hahirwa rero abantu bashobora kwihanganira kwitwa abapfapfa n'abantu bose, abashobora kubyihanganira ariko ku iherezo bari kumwe n'umwami bakajyana mu bwiza. Nk'uko Pawulo yavugaga, twahindutse imyavu y'isi mu bantu, twanditse nk'ibyondo kuko batwanze, ariko nyamara nubwo ari uko biri twatumwe n'Imana. Uyu munsi mu gitondo twabivuzeho gato, umwanzi Satani ntabwo atera, ntabwo arwanya abantu bose, ahubwo arwanya abatwara ijambo. Abo niwe yarwanyaga, abo nibo arasa, abo nibo arasaho buri gihe, yarasaho buri gihe cyose, ndetse yanibwiraga ko yamaze kubica. Ariko muzi igihebuje, mwene Aburahamu abivuga mu kibwiriza ngo Satani yibwiraga buri gihe ko yishe umuhanuzi. Igihe yabaga yishe umuhanuzi, yibwiraga yuko ku bw'ibyo arangije, ahinduye ubusa, ahagaritse imigambi y'Imana. N'igihe Kristo yabambwaga, Satani rwose uko niko yatekerezaga ngo noneho Imana iratsinzwe, irananiwe, noneho iri hano, uyu ari hano nawe mu bwami bwanjye byose birarangiye. Ariko ubwo nibwo yavuze rimwe rya nyuma bwa nyuma ati, Kristo umwami wacu yambuye umwanzi imfunguzo. Nyuma ashobora kuvuga ati, mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, ndiho kandi nzakomeza kubaho iteka ryose. Abahanuzi barishwe, ariko ijambo bari batwaye ryo ryagumye kuba rizima kugeza no muri iki gihe, ni rizima kandi rizahoraho iteka ryose. Uko niko ibintu bihora. Ninde utaramennye amaraso ye? Ninde muri abo bantu b'Imana bose utarahebye ubuzima bwe kugeza ku mwami wacu ubwe wapfuye? Ariko ntabwo mbizi niba noneho umwe muri data yabashaka kuza, ariko hari igitekerezo kimwe mu ijambo ry'Imana ryatubera twese umugisha. Niba aribyo bafite baza kuvuga, mwaza imbere. Data uri mu ijuru, uwo umugisha amagambo tumaze kumva mu mitima yacu. Mwami Imana ikiranuka, mbese turi bande? Turagusaba utugirire ubuntu, uduhe kubaha Imana, utinya Imana no kubaha imbere y'ijambo ryawe. Urondore imitima yacu, umenye n'ibitekerezo byacu, Mwami Imana yacu. Uhe umugisha buri murongo wa Bibiliya uri busome, kandi uduhereze ubuntu bwawe kugira ngo dukurikire n'umutima wacu wose. Tuvuge amina ku ijambo ryawe, turyemere, turyakire, tugandukire ijambo ryawe, no kutubona twinjijwe muri byo. Car pour toi c'est faible, c'est facile. Kuri wowe biroroshye gutabara abanyantege nke n'abakomeye, kuko bose byose babikesha ubutabazi bwawe. Mwami, turakuramya kubw'ijambo ryawe ryera. Amen. J'avais lu ces deux versets, pas seulement le verset 9, mais aussi le verset 8. Imirongo ibiri, Déjà depuis umurongo wa 8 n'uwa 9 naho
rwose Dans 2 Chroniques, chapitre 16, yiciyeho umurongo kuva kera cyane il y avait un verset que j'avais ndayisoma souligné ni sur le mu chapitre 15. Je voudrais lire les 2 versets dans 2 Chroniques, za chapitre kabiri 16, le frère igice cya Chronique cumi na avec le gatandatu verset 9. mwenda atari yasomye umurongo w'icyenda Le verset 8, 2 Chroniques Umurongo 16, verset 8. wa kabiri Les ingoma za kabiri cumi na gatandatu umurongo ne w'umunani formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? mbese Et cependant, abanyetiyopiya l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que n'abarubimu ntibari ingabo nyinshi bikabije bafite amagare n'abagendera ku mafarashi byinshi cyane ariko kuko wiringiye uwiteka arabakugabiza kandi ngo ku murongo w'icyenda ku murongo munani harangije bavuga ngo ariko kuko wiringiye uwiteka umwami yarakuneshereje yarakugabije kandi amaso y'uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye mu byo wakoze ibyo wabibayeho. Yagarukiye hano nuko noneho no muri Yesaya 60 ngo haguruka urabagirane n'umurongo uzwi cyane kandi ubwiza bw'Uwiteka burakurabagiraniye ni no ku murongo wa 13 muri Yesaya 60 chez toi le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble m'en arrive pour orner le lieu. ngo ibiti by'icyubahiro by'i Lebanoni bizaza aho uri imyerezi n'imiberoshi n'imite ya shuri bizazira hamwe kugira ngo birimbishe ubuturo bwawe bwera kandi aho nshyira ibirenge byanjye bizahubahiriza. Naho ngaho niho ni 13 kugira ngo birimbishe ubuturo bwanjye bwera kandi aho nshyira ibirenge byanjye nzahubahiriza. dusomye ibyandikiwe amatorero mu byahishuwe twumvise umwami amaze kuzuka amaze kuzamuka mu ijuru ntabwo yagendereye Yeriko cyangwa Sinayi ahubwo yagendaga mu biterekwaho amatabaza uko ari 7 aho ibirenge bye bigendera ni mu itorero rye, itorero ryitirirwa izina rye, aho niho ibirenge bye abishyira. nuko hano haranditseho ngo kandi aho nshyira ibirenge byanjye nzahubahiriza. aho ashaka kuvuga ntabwo ari kugendamo gusa ahubwo ni ugutura aho, ni ukuba aho umwami aruhukira, aho umwami atuye, aho niho agubwa neza, aho niho ashobora gutura. kandi turashaka dans le premier écrit il est dit mu rwandiko rwa mbere yabwiye itorero ry'Abefeso ngo ufite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. niba byose bikwiriye kugarurwa ku itangiriro, nuko rero ntabwo ari ijambo gusa ryahoze ku itangiriro, si iryo gusa ngo rigarurwa, ahubwo ni ukugira ngo n'itorero naryo habeho itorero rifite umutima umwe, ubugingo bumwe, rihuje byose. itorero ryasutswemo urukundo rw'Imana risutswe n'umwuka wera, itorero ibirenge byayo bishobora kuruhukira ahantu mu isi aho Imana yumva iguwe neza. andi magambo nshaka gusoma ku bijyanye n'ibyo twumviseho hejuru, nshaka gusoma iri jambo rihebuje ryo mu
auparavant, je voudrais lire. bami ba kabiri igice cya kabiri Auparavant, je voudrais lire, oui, dans 1 kubanza roi 19, gusoma verset 19. ahubwo 1 ndabashaka roi kubanza 19, gusoma verset 19. mu bami ba mbere 19 umurongo wa 19 niho nshaka kubanza gusoma abami ba mbere 19 umurongo wa 19 nuko Eliya nuko Eliya avayo aragenda asanga Elisa mwene Shafati ahingisha inka zizirikanijwe ebyiri ebyiri ku mirongo 12 ahagaze ku murongo uheruka. Eliya akibuka aho aramusanga amunagira umwitero we, maze Elisa asiga inka aho ari rukanka akurikira Eliya aramubwira ati ndakwinginze reka mbanze njye guhoberana na data na mama. Mu kidage bivuze ngo mbanze njye gusezera data na mama mbone mbone kugukurikira. Nawe aramubwira ati subirayo, hari icyo ngutwaye se? Ariko nuko arongera nuko arorera kumukurikira asubirayo yenda inka ebyiri arazica atekesha inyama ibiti by'imitambiko yazo agaburira abantu bararya. Aherako arahaguruka akurikira Eliya ajya kumukorera. Hano ejo twarabyumvishe mu kibwiriza cya mwene data Branham yuko umuhamagaro Imana ihamagara ntabwo uba ushobora kuwibuza, kandi ko ugomba guhita ufata umwanzuro ako kanya, nta kanya ko kubitekerezaho. Nuko afata inka ebyiri arazitamba. Avec l'attelage des bœufs et avec l'attelage des bœufs, il a fait le feu. Nuko ibiti by'imitambiko yazo arazitekesha agaburira abantu bararya. Aherako arahaguruka akurikira Eliya. Yakurikiye Eliya, ariko Elisa ubwe nawe yari yahamagawe n'Imana. habe se habe nyina ntawashoboraga kumuhagarika ese ajya mu nzira, kuko mu mutima we hari ikintu cyari cyabaye. Ntabwo handitse ngo Eli ngo hari ikintu yamubwiye. Yari itambukiye hanyuma amuterera umwitero we, Eliya afata umwitero arakomeza arigendera, nta kintu na kimwe amubwiye. Bakundwa, igihe Imana iri mu muntu uri mu rugendo kugira ngo asohoze umurimo Imana yamuhaye, ubwo ntabwo aba akeneye kuvuga amagambo menshi. Uhamagawe, uwatoraniriwe kwinjizwa muri gahunda y'Imana, muri we biba ako kanya. Ntabwo akenera igihe kirekire cyo kwitoza cyangwa se ngo akenere abantu ajya kugisha inama. Oya, atangira inzira, nuko inyuma ye agatwika ibindi byose byamugundira. Elisa yarabikoze, ntabwo ashoboraga gusubira kuri bya bimasa kuko yari yabitambye, arabitwika, ndetse n'imitambiko yabyo yari yabicanye. Nta kindi yarasigaje inyuma uretse kwegera imbere, kugenda. Rwose ibyo ariko mbega ko bishushanya Kristo n'itorero rye. Twebwe abafashwe n'Imana nta gusubira inyuma guhari.
uretse gusa kujya imbere, ntabwo tukireba inyuma kugeza igihe tuzaba tumaze kwambuka yorodani, kugeza ubwo tuzaba tumaze gushyikira intego yacu, kandi ibyo ntabwo ari twe biturukaho cyangwa ku mbaraga zacu, ahubwo ni ku bw'ubuntu bw'Imana. Hari ikintu cya kabiri twabonye, ni uko Elisha nta na rimwe yarigeze yumva Eliya wamugerageje cyangwa se nubwo yamugerageje ati Gilgali wowe ugume hano. Umuntu yavuze ngo iki? Yaravuze ati nkurahiye Imana ihoraho n'ubugingo bwawe, ntabwo sigara hano, ndakomeza tujyane, ndakomeza kugenda simpagarara. On voulait retenir un homme que le Seigneur a vraiment appelé, on lui dirait ushatse guhagarika umuntu Imana yatumye kumubwira ati guma hagarara, ntabwo wamuhagarika mu nzira, ntabwo azahagarara, ahubwo akomeza kugenda buri igihe cyose Imana ikigenda. Kandi iri ni isomo rikomeye cyane. Mwene data Branham yabigereranije n'ukuntu abantu baguma ku myizerere y'ibyo batura no guhindukira Kristo, bakaguma aho ngaho, bakagumaho gusa, bakagumaho bakibwira ko byose bimeze neza. Ariko Elisa we ntago yahagaraye i Gilgali, nta nubwo yahagaze i Yeriko, ntaho yahagaze. Il est simplement resté au talon d'Élie parce que Élie avait la parole du Seigneur. Yagumye gusa inyuma ya Eliya kubera ko Eliya afite ijambo ry'Uwiteka. À Gilgal, si l'homme de Dieu Elisa a la parole de Dieu, qui porte la parole de Dieu, quitte yari gukora iki i Gilgali, kandi umuntu w'Imana ufite ijambo ry'Imana avuye i Gilgali agiye, yari kuguma i Gilgali ku nkingi ya wewe nyine, ariko adafite ijambo ry'Imana hamwe nawe. Ibyo rwose byamubuje amahoro, ntabwo yemeye kuhaguma. Rwose yarazi neza ibyo birorero Yeriko, Gilgali n'ahandi. Ntabwo rero yari yagiye i Gilgali nk'umukerarugendo, ahubwo yari aho ujya nanjye niho njya, ngo uko Imana iriho n'ubugingo bwawe bukaba buriho, ntabwo nkureka, ndagumana nawe, ndomatana nawe. Uwo niwo mwanzuro wanjye, niwo mwanzuro wacu. Ntawe ushobora kuduhagarika. Twahamagawe n'Imana, kandi ni nayo mpamvu twagenewe kunyura kuri izo ntambwe zose ntaho duhagaze, kugeza ubwo dushyikira intego yagenwe. Abandi bose batahamagawe bari i Gilgali, bari i Beteli, ishuri ry'abahanuzi ryose, bose bari bari aho, bari banyuzwe. Kuri bo nta kindi bashakaga kubona à rester dans leur école de prophète. Il avait été déterminé à continuer à marcher. Bashakaga undi, ariko uwo nguwo we ntabwo yari anyuzwe no kuguma i Gilgali, ahubwo we yari yaramaramaje, nkuko byanditswe ngo musingira intego. Icyo cyaranezeza, icyo kiranezeza twese, kuko umuhamagaro w'Imana, ubuzima bwacu, ubugingo bwacu bwaraje muri twe. Niyo mpamvu nta ntambwe tuzahagararaho, ntabwo tuzanyurwa no kuba hari umwitozo runaka twagize, ahubwo tuzomatana n'Imana kugera ku iherezo, kugeza ubwo amaso yacu azabonera ubwiza bw'Imana, ubwo Yesu Kristo azagaruka. Nagaruka aje gutwara umugeni mu bwiza. Eliya a été enlevé avec
yazamuranye a été cherché yazaramuye avec les chariots de feu, les Yaje gusha- chevaux de feu, et nous aussi nous serons enlevés. Eliya yazamuwe ku magare yaka umuriro natwe tuzazamurwa kandi umwami wacu azagaruka nk'uko yazamutse mu ijuru aje gutwara abe ngo bajyane mu bwiza. C'est que Ni nous ngombwa sommes cyane restés ko à une étape tudahagarara ku ntambwe runaka commencer à marcher dans nos propres ngo voies, dutangire kugendera mu nzira zacu bwite, ahubwo dukwiriye kuguma mu nzira y'Imana dufite intego imbere y'amaso yacu, imbere yacu celui qui avait la parole de Dieu. dufite twigishwa n'ufite ijambo ry'Imana. Les prophètes ne pouvaient Abahanuzi influencer Élisée. ntabwo bashoboraga rien produit comme effet en lui. Il faut pas dire, gushuka ah, tu sais Elisa que le ntacyo Seigneur bashobora gukora kuri we. va enlever baramubwira bati urabizi ko Uwiteka ajya kugukuraho ajya kuzamura shobuja akamujyana. yabwira ati ibyo ndabizi, nimuceceke mutuze, ibyo ndabizi, mundeke mahoro, ntimungumane aha, njyewe écoutez ntabwo vous avez à me niteze dire, kumva moi, je suis déterminé ibyo mumubwira, njyewe ahubwo à namaramarije recevoir la parole du kwakira Seigneur ijambo ry'Uwiteka no guhabwa inkwibwe ebyiri kugira ngo nkomeze gukora uyu murimo ku bw'ubuntu bw'Imana. Rero pas d'escale en chemin, même ntaho là où ducumbika il mu disait, nzira, nous ahubwo avons ici une révélation puissante. Est-ce que tu baravuga sais bati, que ce urabizi Élie-là, hano dufite guhishurwa gukomeye, uzi Eliya uri imbere yawe, uzi ko ari buzamurwe. cela nous a été révélé. Ibyo Les twabihishuriwe. gens Abantu n'étaient pas complètement en dehors de ces choses. ntabwo bari hanze Mais rwose ils étaient, y'ibyo, malgré tout, assez en aho dehors de ariko ces choses nyamara bari hanze gato kuri pour ibyo, retenir celui bashaka qui marchait en gusigarana face d'Élie, pour n'ukurikira intambwe za Eliya n'atteigne pas le but. kugira ngo bamubuze gushyikira Et intego. d'abord, il parlait de la même révélation que Ndetse Élisée déjà banavugaga avait reçue. guhishurirwa Eliya nawe Elisa nawe yahawe kugira ngo bamugumane. Urabona gushukanwa, gushukana iyo bavuga kuri communisme cyangwa ibindi bintu ntabwo yari kubyumva, niyo bavuga iby'idini ntabwo yari kunabatega amatwi. Ariko murebe batangiye kuvuga imvugo nyiye nk'iya Elisa kugira ngo bamushuke bamugumane, kugira ngo bamukururire bamwikurureho. Ariko ibyo nabivugira hano, n'a même pas parlé son langage. umuntu nta nubwo yavuze iby'ururimi rwe rusanzwe. Elisa yavugaga ururimi rw'Imana, imvugo y'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryamujeho, kandi iryo ni naryo tandukaniro ryari rihari. Abo bantu se bamubwiraga iby'izamurwa ry'ubutumwa n'ibyo byose, nubwo bashaka kumubwira ibyo byose, ibyo byinjiraga mu gutwi kumwe bigahingukira mu kundi, bagakomeza agakomeza urugendo. Dushimire Imana yacu, ejo twarabyumvise yuko ari ishusho ya Kristo n'itorero, itorero ry'ukuri rya Yesu Kristo ntabwo rizemera guhagarikwa ngo ntirikurikire umwami, ahubwo rizamukurikira kugeza igihe rihabwa intego, kugeza igihe ijuru rikingurwa maze umwami akagaruka gutwara abe mu ijuru hamwe nawe. Ndashimira cyane umwami ku bw'ayo masomo yose, amasomo ariho ubu ngubu agezweho iki gihe. Mbese ibyo murabyumva? Mbese mwese mwumvise icyo Imana igendereye muri iki gihe iri kutwigisha? Urakoze Imana, rwose cyari icyo gihe cyo kumva amina. Benshi barakwiriye gushimira umwami bakavuga amina n'ijwi ryumvikana. Des prophètes de Jéricho, de l'école des nubwo prophètes, haba à Bethel ou bien abahanuzi b'i Yeriko cyangwa Beteli cyangwa mu mujyi wacu rwose, abo muri iryo shuri. Mais Bethel, c'est déjà la ville de Dieu, n'est-ce pas? Wari ici vous êtes à Bethel, la ville umurwa de Dieu. w'ibisambo ngo ariko Beteli yari umurwa w'Imana. Baravuga ati ngo hano uri Beteli, rwose mugubwe neza, gume hano.
bamwinjira kuguma aravuga ati oya rwose rwose nkurahiye ubugingo bwawe ibe ari umurwa w'Imana cyangwa ibe ari Yeriko ariho hose njyewe ndagukurikira kugeza igihe mbona inkubwe ebyiri rwose igihe cyose uba uriho ndakomeza kugukurikira. Iryo ni ryo somo rikomeye dukwiriye kwiga muri iki kibwiriza cyose cy'ejo nimugoroba ku bw'ubuntu bw'Imana. Ça n'a pas d'importance que ce soit une troupe enthousiasmée par le prophète ou bien un groupe ntitwitaye ko ari itsinda ry'abantu rwose bishimiye umuhanuzi cyangwa andi matorero yose, ibyo byose biguma iburyo n'ibumoso, ariko abahamagawe bagatoranywa bakagenerwa kuzashyikira intego bakomeza urugendo rwabo bagendana n'Imana kugeza ubwo bazabona ubwiza bwayo. Kandi nawe wowe nanjye tugomba kubarwa aho ngaho. Umwami wacu rwose ashobora gutabara abanyantege nke n'abanyembaraga, kuko bombi bose beshwaho n'imbaraga zayo. uko niko twasomye. uyu munsi turashaka kwishimira biruta ikindi gihe cyose, kandi izina rye ryera rihimbazwe, kuko kubw'umwuka twahishuriwe ibibwirizo byose mwene Branham yabwirije, twabimenye kandi twagira ubuntu bwo kubimenyeshwa n'Imana, tukabyerekwa n'Imana. Mbese mwese mwakiriye iri somo ryo muri iki kibwiriza cyahinduwe ejo? Mwabyumvise? niba mwabyumvise muvuge muti amina n'ijwi ryumvikana. Amen. Nuko twese tujya imbere kugira ngo twese hamwe n'umutima wacu wose dushimire umwami, kuko akwiriye. izina rye rirera, ijambo rye rirera, umuhamagaro we, ubutumwa bwe, icyo yakoze cyose, icyo yavuze cyose, ibituruka ku Mana byose birera, kandi turabyemera, turabyakira, kandi twezwa mu kuri kw'Imana, kandi izina rye rihabwa icyubahiro ryubaha hagati yacu, kubera ko twizera ijambo ryayo kandi tuyiringira, kandi tukaza kuri yo n'umutima ushima. Turashaka kubikora nonaha twese hamwe, turashaka gushimira umwami. Haleluya, Imana ihimbazwe. Data uri mu ijuru, turagushimira n'umutima wacu wose ku bw'aka gahe k'ubuntu, kubw'iki gihe cy'ubuntu. Mwami wavuganye natwe byumvikana, kandi ibyahozeho birongera kubaho, birisubiramo muri iki gihe cyacu. Mwami, intore zawe zaracunguwe n'igiciro cyinshi, nibo wavugishije, wabishurije ijambo ryawe, wabwije ijambo ryawe, kandi baguma mu byo wababwiye, mu byo wabahaye, ntago biyobamo. Mwami, bizera ijambo ryawe, bakira ijambo ryawe, bumva ijwi ryawe iryo wumvikanishije. Turaguhimbaza, ntabwo bakeneye kumva irindi jwi, ahubwo baragukurikira, bumva ijwi ryawe, baragukurikira. Turashaka kumva ijwi ryawe. Haleluya, uhimbazwe, ushyirwe hejuru. Turagushimira iki gihe kigeze, kuramwa bibe mu izina ryawe. Mwami, izina ryawe rihimbazwe, uri bugufi, uri hano, wavuganye na mwene Branham, kandi ni wowe wavuze, abwira ubwoko bwawe ibyo wamubwiye. izina ryawe ryera rihimbazwe. ibyo nibyo ushaka kugumana no gukurikira. Haleluya, haleluya. L'amour de Dieu est répandu pour nous tous.
Et nous urukundo mène au but. rw'imana rwatumanikiye twese kandi rutugeza ku ntego. Bien-aimés, encore quelques Bakundwa, paroles nanone amagambo make, à ce que nous avons ni magambo particulièrement make hier soir by'umwihariko écoutez de ku byo Chroniques twumvise chapitre 2 ejo mu ngoma et que nous avons la reçu kabiri, dans notre cœur. igice cya kabiri, kandi tukaba twarabyakiriye mu mutima L'Esprit de Dieu wacu. Umwuka w'imana nous a avertis sûrement à ouvrir uri nos yeux, kutuburira rwose à avoir la compréhension spirituelle. ku- Dans 2 Chroniques, dans 2 Rois, kubumbura amaso de yacu rapporter ça à notre temps et comprendre ngo turebe nous, ibyo ce que nous avons dushobora- à faire. turebe tumenye Si nous ibyo avons twe entendu dukwiriye l'appel gukora. divin Ni- s'adresser à nous, iyo twumvise si nous umuhamagaro voulons w'imana atteindre le but, uduhamagara, nous devons faire comme iyo dushaka Élisée. gushyikira Aujourd'hui, il ne s'agit pas intego d'Élie, tugomba gukora nka mais elisa. Élisée. Muri iki gihe ntabwo ari eliya, Aujourd'hui, ntabwo ari comme elisa. l'avons entendu dans Uyu munsi dans nk'uko deux rois, twabyumvise mu bami ba il kabiri igice cya kabiri, de Christ ni et kristo de l'Église. n'itorero. Ça, nous l'avons très clairement Ibyo entendu. twabyumvise neza, Cela nous a touché le cœur. kandi ibyo byadukoze ku mutima. De ce pèlerinage autrefois, on aurait pu dire à Jéricho, Urwo rugendo icyo gihe rwose bashobora kuvuga ngo yeriko habereye ibintu bikomeye. les espions, là le Seigneur hari avait une promesse. Dans cette ville, abatasi, il a umwami n'est-ce pas, yasoje observé, isezerano gardé rye la maison de la femme. muri uwo Avec les mujyi. espions. Yarinze umwami Uwiteka yarinze sont tombés. urugo rwa mugore wahishe Mais pour Élisée, abatasi. Yeriko rwose havugwa ibikomeye byabaye, ariko elisa ntago yari Imana ntago yamubereye iyahozeho, ahubwo ni iriho. Nuko yagumye mu bya kera, ahubwo yakomeje kugenda. I Beteli bashobora kuvuga ngo kera hitwaga Iruza. Aho niho Yakobo yarebeye urwego rugera mu ijuru, abona abamarayika bamanuka bazamuka. Aho niho yagiriye uwo mwitozo. Abigishwa byaboroheye kuvuga kumubwira ngo rwose guma aha, kuko Imana hari ngaho ariho yishyuriye data sogokuru Yakobo. Aha niho yakiranye na marayika w'Uwiteka. Aha ngaha niho izuba niho bwamukereyeho, umuseke niwo wamutambukiyeho. Ariko Elisa ntabwo ibyo byamubumbiye, ntabwo byamunyuze. Yashaka ko nawe umuseke umutambikira. Cyari igihe cya Elisa, cyari cyo gihe cye nari cyo kubona iyo Mana imwe. Ndetse n'iyo Yorodani naho bashobora kuvuga bati ngo utekereze ibintu bikomeye Uwiteka akoreye hano. Yorodani yacitsemo kabiri, y'amoko 9 n'igice, yarambutse 2 n'igice aguma hakuno. Bakamubwira oya, we ntaho guhagarara mu nzira kugera igihe ushyikiye intego. Byankoze cyane ku mutima rwose. Iyo tubonye hari ikintu kibabaje, babigishwa b'abana b'abahanuzi bafite guhishurwa hano, guhishurwa hariya, bose bavuga ubutumwa, bose bavuga uguhishurwa kunyuranye babona, bijya kuba nkaho rwose bimwe na bimwe byemeranya n'iby'ukuri, ariko bimwe bikaba turi ukuri. Niyo mpamvu rero intego ni ukugenda ugashyikira ku iherezo, ukagera ikintu cyanyuze urya mugabo we. Ibindi byose ntabwo byamunyuraga. Yari imijyi ifite ikimariye abandi mu bindi bihe bya kera byagiye bibabaho, ariko we cyari igihe cye. Niwe warushyikiwe, niwe wasabwe kugendera mu kwizera, kandi ntabwo yemeye gufatwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Kubera iki? Kubera ko Elisa yari afite isezerano, yahawe. Abandi nta masezerano bari bafite. Bashobora kugumaho i Beteli, Yeriko, Yorodani, ntabwo bazi aho bagumagaho, ariko yari afite isezerano
ngo nubona tu me vois pendant que je serai numbona enlevé mu gihe ndi d'avec toi, kuzamurwa cela t'arrivera. gukurwaho ibyo Alors, bizagushyikira pour le voir monter, comment il Nuko pouvait rester kugira ngo ici, là? amubone C'est azamurwa impossible. yari gusigara he Il a fait yari gusigara he yandi mu nzira ntabwo byashoboka afite iryo sezerano yo kumahe asunitswe n'umwuka wera n'umwuka w'Imana ukuri kugacengera mu mutima we yagumaga akurikira Eliya akagumana nawe kandi ni imbaraga zaturukaga mu isezerano afite mu mutima we. Itorero ryahamagawe muri iki gihe cya nyuma ryahamagariwe gusohoka rirakomeza guhamagarwa gusohoka ntabwo rizaguma aha ngo rigumane n'abana b'abahanuzi abigishwa hano abigishwa b'abahanuzi hariya n'abana b'abahanuzi ibyo byose ni byiza ariko yarabwiye ati nimuceceke ndakomeza kugenda ntabwo ngumana namwe. Icyo uwo mugabo yakoze icyo gihe Elisa buri umwe wese uri mu mubiri wa Yesu Kristo nawe agomba kubwira abantu bose bavuga iby'ubutumwa bati nimuceceke twe turakomeza kugenda twe tukomeza gukurikira ntabwo ari ukuvuga gusa ubutumwa. Nibyo Elisa yakoze yarakurikiye natwe tugomba gukurikira muri iki gihe tugomba gukurikira ubutumwa. Icyo kizatugeza ku ntego atari ukuguma ahantu runaka. Ibaze iyo aguma i Beteli Yeriko cyangwa Yorodani akumvira ibyo abo bana b'abahanuzi bose bavuga yari kuguma ngaho iminsi amasaha n'iminsi akumva abo bana b'abahanuzi ariko muri icyo gihe byose byari kuba byamurangiranye yari kuguma aho ntabwo yari kugeza n'ubu iki gihe akaba ari aho abumva ariko si ibyo ahubwo we icyo kigendera ni uko imbaraga z'Imana ziramumanukiye abihawe n'umuhamagaro w'Imana igihe bamuteraga umwitero yarahawe imbaraga n'Imana. Natwe hano ntabwo ufite ahantu twahagarara ahubwo tugomba kwegera imbere kugeza igihe tumara guhabwa icyo dukeneye kuzazabona ubwiza bwe nk'uko yabisezeranije ngo unesha kuko niko byanditswe mu Rwanda Apocalypse 3 verset 14 il s'assera avec moi sur mon trône byashuwe 3:16 ngo uzanesha azicara nanjye ku ntebe yanjye nk'uko nanjye nanesheje nkicara na data ku ntebe ye y'ubwami. Rero ngo numbona mu gihe ndi kuzamurwa ushaka kuzamurwa ntabwo yahagarara ahantu ngo atege amatwi abo bantu bose bavuga abitwa ko ari abantu bo mu butumwa ngo ajye munsi y'ubuyobozi butari bwiza. Uwumvise ijambo ry'isezerano aritwara mu mutima we kandi akurikira umwami ntabwo avanga ibyo yakiriye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose nta kindi ivanga ahubwo arategereza kugeza igihe abonye ibyo bisohoye kandi kugira umenye ko bisohoye ugomba kuguma mu mwanya kugira umenye ibyo umwami yasezeranije. Ibyo ariko bimera ku itorero ryose ryahamagawe gusohoka mbyizere nanjye nabyizere n'umutima wanjye wose. Abizera ntabwo bahagarara ahantu mu nzira barakomeza urugendo kugeza igihe bashyikiriye intego. Ibyo biranezeza ibyo biranshimisha bigatuma nshimira Imana umwami wacu abishimirwe. Haleluya. Des Weibes Macht, und mein Herz muss singen, Freudenglocken klingen, durch was ihr Klang dir sagt so fein, Glaube muss immer Sieger sein, Halleluja, welch ein Heiland, unsere Glück, dass ich bin sein. Halleluja, welch ein Heiland, und welch ein Glück, dass ich bin sein. Glaube verwandelt Nacht in Tag, Liebe vertreibt des Weibes Macht, und mein Herz muss singen, Freudenglocken klingen, durch was ihr Klang dir sagt so fein, Glaube muss immer Sieger sein. Halleluja, welch ein Heiland, unsere Glück, dass ich bin sein. Halleluja, welch ein Heiland,
Imana ishimwe ku magambo yayo tumaze kumva, kandi ihe umugisha n'abagaragu bayo. Amen. Turafite bene data badusuhuje. Hariho mwene data Elias Gedeon Erecteur, hariho mwene data Haguma Ndabateze, hariho mwene data Mahirwe Esther, hariho Asher Nsengiyumva, hariho Arakaza Ara. Natwe turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Turasenga mbere yuko turangiza amateraniro yacu. Uwiteka mwa Imana Papa, turagushimira Seigneur Jésus ubuntu bwawe mwami. Turagushimira uyu munsi wose Uwiteka mwami ku magambo yawe twakomeje kumva. Uwiteka mwa Imana Seigneur Jésus Papa, turifuza Mana nzima kutatubonaho inenge. Uwiteka mwami, turifuza Mana nzima ko tuba abakundwa bawe. Uwiteka mwami Mana nzima, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro eternel Dieu. Turagushimira ko twagiriwe ubuntu Uwiteka mwami gukurikira ubutumwa bwiza mwami. Umunsi wose wagiye utugaburira Uwiteka mwami. Ibyo bishimirwe Yesu kandi ubihererwe icyubahiro Seigneur Jésus. Turagushimira ku rukundo rwawe Uwiteka mwami. Turagushimira ukuntu utwitwararika Seigneur Dieu kugira ngo dutungane rwose Uwiteka mwa Imana, kugira ngo Mana twe kugira akanenge na gato mwami Imana. Papa mwiza, kubw'urwo rukundo udukunda mwami, natwe uduhe kugukunda mwami. Natwe mwa Imana dushobore kugukurikira hose Uwiteka mwa Imana. Uhoraho Mana nzima, uzabukoze Yesu. Tugirire neza mwami, uduhe imbaraga Uwiteka mwami, utuyobore Seigneur Jésus. Uwiteka uzabukoze mwami. Seigneur Jésus, wahamagaye Elisa mwami, kandi wahamagaye na Eliya eternel Dieu. Mana nzima Papa, natwe turashaka kugirana imyimenyerezo nk'iyo wagiranye nabo Uwiteka mwami, wavuganye nabo Uwiteka mwami. Natwe turashaka kuvugana nawe mwami. Turashaka ko utuvugisha Uwiteka mwami. Mana nzima Yesu Kristo, natwe tunezererwa no kugukorera mwa Imana. Tunezererwa mwami no kumva icyo utubwiye Uwiteka mwami. Mana nzima, natwe mwami ishyaka nk'iryo Elisa yari afite Uwiteka mwami ryo gukurikira umugaragu wawe mwami, kubera ko yari afite ijambo ryawe. Uhoraho mwami, iryo shyaka natwe turarishaka Uwiteka mwa Imana. Utugire neza mwami, utwihishurire, utwiyereke, utugirire ubuntu, tukugirireho umugisha mwami. Natwe ugende utwiyereka, natwe ugende utuyobora mwami. Seigneur Jésus Papa, natwe iriya migabane ibiri natwe turayishaka Uwiteka mwami. Utugire neza mwami. Experience zose turazishaka Uwiteka mwami, kugeza ubwo utureba ukatwishimira, ukavuga ko tutagira inenge. Uwiteka mwa Imana Papa, ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami. Mana nzima, turashaka kuba koko umugeni wawe mwami, udafite agasembwa na gato Uwiteka mwa Imana. Seigneur Jésus, umureba ukabona ko adafite inenge Uwiteka mwami. Umureba ukamukunda mwami. Seigneur Jésus, urakoze Yesu mwami Imana. Witegereje umugaragu wawe Dawidi, uravuga uti mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka. Oh Seigneur Dieu, umuntu umeze nk'uko umutima wawe ushaka Uwiteka mwa Imana Papa. Natwe turi imbere yawe Uwiteka, twagiriye ubuntu bwo kumva ijambo ryawe mwami. Turi imbere yawe mwa Imana, natwe turavuga nka Samweli, turavuga tuti sabwe. Natwe turakubwira tuti karame mwami Imana Papa. Seigneur Dieu,
tugenze uko ushaka mwami Imana, duhishurire ubushake bwawe mwami, kugira ngo natwe tubugenderemwo Uwiteka mwami, kugira ngo tugukorere Seigneur Dieu. Uwiteka uzabukoze mwami. Urakoze rero papa ku buntu watugiriye mwami Imana. Seigneur Jésus papa, ijambo ryawe rigume muri twebwe Uwiteka mwami Imana, tugukurikire Yesu aho ujya hose Uwiteka mwami Imana. Mana nzima papa, ntitwemere ibiduca intege mwami, ntitwemere ikidukerereza na kimwe mwami, ariko tugukurikire aho ujya hose Uwiteka mwami. Tugendere mu ijambo ryawe ryose Eternel Dieu, uhoraho mwami Imana, uduhe kwitanga Eternel Dieu. Mana nzima uzabukoze Yesu Kristo. Turagushimiye rero mwami, uha umugisha abagaragu bawe wakoresheje Seigneur Jésus, abadusobanuriye bose ubaha umugisha Uwiteka mwami. Merci Eternel Dieu, ukomeze kutugenderera utugaburira ijambo ryawe, n'ejo uzabane natwe Uwiteka mwami. Seigneur Dieu, uzajya udukora ku mutima mwami, amagambo yawe mwami azajya ducumita ku mutima Seigneur Jésus, maze mwami Imana Seigneur, nk'uko babivuze wa munsi wa Pentekote mwami, bakabaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data tugire gute, kuko ijambo ryawe ryari ryabacumise ku mutima, abagaragu bawe bakababwira ibyo bakwiye gukora. Natwe Uwiteka mwami Imana Seigneur Dieu, dukurikira abagaragu bawe mwami Seigneur Jésus, kuko nibo wahaye ijambo ryawe mwami, abo wahamagaye Seigneur Dieu, natwe tubakurikire kuko barimwo ijambo ryawe Uwiteka mwami. Uzajye utwihishurira Uwiteka mwami, uduhishurira abagaragu bawe mwami, utwereka abakozi bawe Seigneur Jésus. Uwiteka uzabukoze mwami. Merci Eternel Dieu, uturinde ibidukerereza byose mwami. Urakoze papa, tugushimiye umugoroba mwiza, tugushimiye umugoroba mwiza uduhaye, tugushimiye umunsi mwiza wose waduhaye mwami, wo kugirirwa ubuntu bwo kumva ijambo ryawe mwami. Seigneur Dieu, uduhe kurigenderamwo, uduhe kurishyira mu bikorwa Yesu Kristo, kandi Seigneur Dieu, twere imbuto zihuye no kwihana kwacu Eternel Dieu. Mana nzima, dushyire mu bikorwa ibyo abagaragu bawe byose batubwira Eternel Dieu. Urakoze mwami, n'ibyo tutagusabye ubiduhera ubuntu. Dusabe byose twiringiye mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.